Inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo, aho muri hose hirya no hino ku isi turabasuhuje. Uyu munsi tugiye kuganira ku batagatifu twiyambaza muri kiliziya muri rusange no ku mutagatifu Vincent Paruti ku buryo bw'umwihariko. Turi kumwe rero na Padiri Eugene Niyonzima, umukuru w'umuryango wa Parutiri mu Rwanda, muri Kongo no mu Bubiligi. Nyakubahwa Padiri, tubahaye ikaze. Murakoze Yosefu. Twifuje kandi umwaka mwiza ko nubwo tubonanye mu ntangiriro y'umwaka, turifuriza n'abavandimwe bose musangiye ubutumwa mu muryango. Nyakubahwa Padiri, mwadufasha kumva neza uruhare rw'abatagatifu muri kiliziya, cyane cyane ko buri cyumweru mu matangazo ya paruwasi tujya twumva ngo abatagatifu kiliziya iziyambaza muri iki cyumweru naba. Abatagatifu muri kiliziya badufasha muri byinshi cyane mu rugendo rwacu rw'ubukristo. Reka tubanze tumenye abaribo. Umutagatifu, abo kiliziya yashyize mu rwego rw'abatagatifu ntabwo nyine baba bakiri hano ku isi. Abo batagatifu cyangwa bashyirwa mu rwego rw'abatagatifu iyo bamaze gutabaruka, ariko bagatabarukana ishema ryo kuba barabaye abantu, abagore, abagabo, abana, urubyiruko, abantu babayeho bakora ugushaka kw'Imana. Bamwe bumvise ijambo ry'Imana ntibaritega amatwi gusa, ahubwo bakarishyira no mu bikorwa, kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ko hahirwa abumva ijambo ry'Imana kandi bakarikurikiza. Na Yezu ubwo yarabitwibwiriye ko abe si abavuga ngo nyagasani nyagasani, ahubwo abe ni n'abashyira mu bikorwa ibyo Data yifuza. Dore ko nawe aribwo buzima yabagaho. Ubuzima bwa Yezu bwari gukora icyo se ashaka, ari we Data wa twese uri mu ijuru, nk'uko tujya tubivuga muri Dawe uri mu ijuru. Abo rero babayeho muri iyi si batyo, kiliziya ibafata nk'urugero rw'abandi bakristo. Ni kwa kundi buriya n'igihugu kigira intwari zacyo, kireberaho uburyo umuntu yitanga akitangira igihugu, uburyo umuntu areka kwirebaho akareba abandi. Ariko none iyo bigeze ku rwego rw'abatagatifu, bwo ni kuri urwo rwego nyine rwa bandebereho, wa muntu tureberaho ingiro n'ingendo z'uko wamenye Yezu abigenza, wa wundi tureberaho uburyo ijambo ry'Imana rishyirwa mu bikorwa. Ntibivuze ko ataba yaragize ibibazo nkatwe twese, ntibivuze ko abataraba yahuye n'ibigeragezo hano ku isi nkatwe twese, ntibinavuze ko ataba yaragize intege nke nk'abandi bantu bose Imana yaremye. Ariko muri ibyo byose aba yaramenye gukora icyo Imana ishaka, aba yaramenye gushyira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ribivuga. Dutandukanye ubutagatifu no kutagira inenge mu buzima, kuko muri iyi si nta muntu wabona utaragize inenge. Dutandukanye ubutagatifu no gukora ibitangaza, kuko ibitangaza ubwabyo ntabwo byerekana ubutagatifu. Dutandukanye ubutagatifu no kuba umuntu udasanzwe, umwe abantu bose batinya cyangwa se baziho ibintu bidasanzwe. Oya, ahubwo iyo urebye abatagatifu benshi babayeho mu buryo busanzwe,
mu buzima busanzwe ariko bakabibaho mu buryo budasanzwe. Ubwo buryo budasanzwe rero ni ugukora icyo Imana ishaka mu buzima bwa buri munsi. muti ni abantu babayeho ku buryo tubafata mu mvugo igezweho muri iki gihe nka role model, bakora gushaka kw'Imana. Ikibazo rero gihari, amazina duhabwa iyo tubatizwa twaba tubigizemo uruhare cyangwa se ababyeyi baduhitiramo, aho tujya tugerageza kwibuka kuzirikana ku buzima bw'abatagatifu mbere yo guhitamo amazina yacu duhabwa. Ubundi nyine nicyo cyakagombye, kubera ko burya umwana umwita izina nyine rizatuma aba uwo wifuza ko azaba we, kandi nta wifuriza umwana we kuba ikigwari. Burya no mu buzima busanzwe iyo umuntu aguhaye izina, burya izina ni umushinga. Iyo umuntu akwise izina ryiza aba ari umushinga kandi akwifuriza ko nawe wazasa n'iryo zina, dore ko mu Kinyarwanda tuvuga ko izina ari ryo muntu. Niba iso yarakwise Habumukiza yarangiza akagerekaho na Yozefu, buriya hari ibintu bibiri yatekerezaga, ko kubaho kwawe cyangwa kubaho kwe atari we bishingiyeho kubw'imbaraga ze gusa. Ubwo urumva ni umuntu wari ufite ukwemera, azi yuko kubaho kwe bushingiye ku wamukijije, bishingiye ku Mukiza. Akavuga ati umwana wanjye nawe reka azagendere muri iyo ntego yo kuzaba nyamwihare, yo kuzaba wirebaho gusa, ahubwo jya azamura amaso arebe Umukiza, hanyuma uwo Mukiza aba ari we mugenga we mu buzima. Hanyuma arangije aguha n'akandi kazina keza ka Yozefu. Yozefu umurinzi wa Yezu, Yozefu umugabo wa Bikira Mariya, Yozefu umunyamigenzo myiza, Yozefu udahubuka, Yozefu wumva ijwi ry'Imana mu nzozi n'ahandi, Yozefu uzi kwihangana. Ubwo urumva iyo umubyeyi aguhaye izina nk'iryo, aba agira ngo ya migenzo myiza mbonezabupfura na ya migenzo myiza mbonezamana byose bizagaragare mu mwana we. Ntabwo ari ikibazo cy'uko ari izina ngo ryumvikana neza cyangwa se uvuga n'izina rinyuza amatwi, ahubwo ni izina ribumbatiye imigenzo myiza mbonezamana n'imigenzo myiza mbonezabupfura uwo mwana yagombye kuba agenderamo kugira ngo nawe azabashe kugera ku butagatifu. Twifurije rero abavandimwe abakristo bizihiza uyu munsi bazina w'abatagatifu, uyu munsi kwa kabiri tariki 23 turavuga mutagatifu Ildefonse, mutagatifu Emerance cyangwa se Emerenciana na mutagatifu Mariana Cope. Ugire umunsi mwiza kubizihiza abatagatifu babo uyu munsi. Reka mfite mfatira naho ngaho. Yego. Nk'ubwo turavuga abo bose bari mu ba Ildefonse n'abandi. Kuki buri munsi dutekereza ngo uyu munsi nabo ngabo? Burya umunsi ku wundi abakristo bumva ijambo ry'Imana. Nibyo mu gitondo cyangwa n'umunsi wose tukirirwa tuzirikana. Bariya rero baba baradutanze kuryumva kandi bakarishyira mu bikorwa. Uwo munsi iyo twaryumvise haba hiyongereyeho n'ikintu cy'ingenzi cyo kuvuga ngo iri jambo wenda nubwo ryaba rikomeye, hari abaribayemo bagera ku rwego rw'ubutagatifu. Bivuga ngo tuba dufite ijambo ariko dufite n'urugero rw'ababaye muri iryo jambo kandi rikabatunga rikababeshaho. Izo ngero zabo rero, urugero rwa Ildefonse, urugero rw'abo bose bavuze, ni rw'uwo munsi tureberaho tukavuga ngo rya jambo twumvise dufite n'ibikorwa tureberaho biriherekeza. Reka natwe rero dutere imbere, dukomeze urugendo, ntituzacike intege. Murakoze. Ku buryo bw'umwihariko rero turazirikana n'umutagatifu
witiriwe umuryango w'abaparotini mukuriye hano muri akarere, umuryango witiriwe mutagatifu Vincent Paruti. Mutagatifu Vincent Paruti ninde, yabayeho ate kugira ngo kiliziya imushyire mu rwego rw'abatagatifu? Nibyo bya bindi nakubwiraga, ejo twiriwe twizihiza umunsi mukuru wa mutagatifu Vincent Paruti, twizihiza nyine ku itariki ya 22 z'ukwa mbere buri mwaka. Kwizihiza umutagatifu cyangwa se umunsi w'umutagatifu runaka, ubwo turongera tukareba bwa buzima bwe, tukareba uburyo mu bwana bwe yanogeye Imana, uburyo ari umusore yanogeye Imana, uburyo yumvise ugushaka kw'Imana akagushyira mu bikorwa n'ibindi n'ibindi. Ubwo umunsi w'ejo niwo twizihizaga kandi n'ubu ngubu turacyabirimo, turacyabizihiza. Vincent Paruti rero ubwo n'umwe muri abo bose navuga babandi kiliziya ireberaho uburyo bashyize ugushaka kw'Imana mu bikorwa, babandi kiliziya ireberaho uburyo kubana n'Imana umunsi ku wundi bishoboka, kandi n'uburyo kugeza abandi ku Mana bishoboka. Uwo mutagatifu rero Vincent Paruti twizihiza, uwo yavutse mu 1795, hanyuma abaho aza no kuba umusaseredoti mwiza cyane unyuze Imana, ukora icyo Imana ishaka ku rwego rwa gisaseredoti, ariko aza no kugira inshingano zikomeye yahawe n'ijuru zo gushinga umuryango mugari ukomatanya inavuga ibikorwa by'abapadiri, abihaye Imana, navuga mu rwego rw'ababikira n'abafurere, ndetse bigahuza n'abarayiki nabo bashaka kwinjira muri uwo murongo koko kujyana abandi, gufasha abandi kwinjira mu butagatifu. So kuvuga ko imiryango nk'iyo itabagaho, ariko we yarazanyemo ikintu gishya cyane gikomeye cyane cyo guha imbaraga abarayiki ngo bakorere kiliziya yabo, bumve kiliziya ari iyabo, bo kumva ko kiliziya ari iy'abapadiri gusa n'abandi bihaye Imana. Yaje avuga ngo ababatijwe bose nimubareke bagira umwanya wabo muri kiliziya, nimubareke bayikorere bakoresheje ubwenge bwabo, bakoresheje ubushobozi bwabo, ndavuga n'imitungo yabo, bumve ko kiliziya ari iyabo, kiliziya atari iya musenyeri, atari iya padiri, atari n'iy'ababikira n'abafurere gusa. Icyo kintu rero cyasaga nk'aho ari gishya, kuko icyo gihe muri iyo myaka abarayiki basaga nk'aho badahabwa agaciro cyane muri kiliziya. Mwumve ko kiliziya nayo imaze kubona ko ibyo bitekerezo bye ari byiza, yabihaye agaciro, bishyira mu nyigisho zo muri za zindi twita inyigisho z'inama nkuru ya kiliziya ya Vatikani ya kabiri. Burya yashyizwe no mu rwego rw'abatagatifu mu gihe harimo inama nkuru ya kiliziya yo twita Vatikani ya kabiri. Urumva ko muri kumushyira mu batagatifu muri icyo gihe, nuko ibitekerezo bye yari yaratanze byari bihawe agaciro, noneho bibaye ibya kiliziya yose. Aza no kugenda atsindagira kandi abyigisha abantu ko buri muntu wese wabatijwe ari intumwa, kandi nibyo koko burya turi intumwa, buri wese ku rwego rwe ni intumwa. Burya ikintu kibazo nuko hari abashaka kwikubira ubutumwa bwa kiliziya, ariko burya aho umuntu wese yatumwe, aho Nyagasani yaguteretse, uri intumwa y'Imana. Tu es un apôtre, uri uwoherejwe n'Imana, Imana yagutumye. Bamwe baba bari mu bucuruzi, abandi baba bari mu buyobozi bwite bwa leta, abandi baba bari mu mirimo ya kiliziya, abandi baba bari mu kwigisha n'ibindi byose. Hariya rero Paruti aravuga ngo hariya niho Imana yagutumye, hariya niho wogereza ubutumwa. Abandi baba bafotora,
kugira ngo n'aba turi kumwe biyumvemo ko ubu nabwo ari ubutumwa bwagutagatifuza. Akanavuga ngo niyo waba nta ntege ugifite, cya gihe ndavuga nka wa mukecuru wa musaza utakibasha kubyuka uri ku buriri bwe, yandakuramutsa Mariya avuga, ya dawe uri mu ijuru avuga, iri muri ku mutima, biruta umuntu waba wiruka imisozi yose agenda yishakira inyungu ze. Ariko ka gasengesho gato, ka gakorwa gato wakoze aho uri intumwa, kandi ibyo ukora niba koko bijyanye no gushaka kw'Imana, uri mu nzira yo kwitagatifuza. Kuba intumwa rero ntabwo bigombera ngo ube wabaye umupadiri, ube wabaye umwepiskopi, ube wabaye wihaye Imana. Hoya, buri wese ni intumwa aho ari. Icy'ingenzi ni uko buri wese aho yahamagariwe ahicara neza, akakora ubutumwa bwe neza aho Imana yamuhamagariye. Murumva ibyo bitekerezo byari ibitekerezo. Burya nimujya mubona hari ibyo tubashishikariza hano, burya isoko iba ari uriya mubyeyi. Niba tubashishikariza ngo mufate kiliziya yanyu, muyubake, muyigire iyanyu, muzane ibitekerezo, tukabwira abapadiri ntimwibwire ko iyi kiliziya ari iyanyu n'iy'abakirisitu, buri wese afitemo uruhare rwe. Ugira umwanya w'umupadiri, ukora ibyo abapadiri bakora, umwanya w'abarayiki bawugire, uw'abashinzwe umutungo bawugire, buri wese akora akazi ke, maze twubake kiliziya yacu. Burya biriya bitekerezo hari aho biba byaravuye. Buriya rero kiliziya igeze aho ibigira ibyayo, none byaramamaye hose. Ikindi kintu Paroti yashinguye umuryango yadusabye ni inyabutatu ikomeye cyane, ari nacyo tujya twita umutima w'impano Paroti yadusigiye. Icya mbere ni ukubyutsa ukwemera mu bantu, ravive la foi. Ubutumwa bwose dukora buba muri iyo ntego, kubyutsa ukwemera. Kandi ubu ngubu mbona ariho igihe kigeze. Ukwemera gusa nk'ukwasinziriye mu bantu, harimo n'abemera ariko ugasanga ni bimwe bya nyirarureshwa. Ubu njya mbona ngo ubu Vincent Paroti ijwi rye ubu turyumva uyu munsi aho dusabwa no kujya muri bya bihugu by'i Burayi hari ukwemera kwagiye gupfa, musigaye mubona ko twoherezayo abantu, ni ukugira ngo tubyutse ukwemera mu bantu, naho kwaryamye twongere tukubyutse. Icya kabiri ni ukwenyegeza igicaniro cy'urukundo. Urukundo rwarashize mu bantu, ubu ibintu bisigayeho bifite agaciro ni inyungu gusa. Ngo ibitarimo inyungu ntabwo nzabijyamo. Oya, iyi si iratuyobye. Ibitari mu rukundo, ibitarimo Imana, dore ko n'Imana ari urukundo, birumba ari imiteja, ntaho bigera pe. Twebwe rero twahawe ubwo butumwa bwo kongera kwenyegeza icyo gicaniro cy'urukundo mu bantu, ariko ngo ntawe utanga icyo adafite. Burya natwe tuba tugomba kubanza kukinyegezamo kugira ngo icyo gicaniro cy'urukundo kigere ku bandi. Hanyuma dusaba ikindi cya gatatu gikomeye cyo kwamamaza impuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana zitagira umupaka, la miséricorde infinie, zitagira aho zigarukira. Ntizigarukire ku mipaka y'ibihugu, ntizigarukire kuri ya mipaka y'amoko yacu tujya twishyiriraho, ntibigarukire ku mipaka y'isura n'indeshyo n'ibiki, ahubwo impuhwe z'Imana zikagera kuri bose, zigasakara kuri bose. Ngubwo ubutumwa yaduhaye. Ibyo kandi ntibiba amagambo, bikaba no mu bikorwa. Buriya bya bindi tujya dukora, za adoption b'abana turihira amashuri, b'abana dushakira icyo kurya, b'abana dushakira ifunguro, kwa kundi kwitanga kugira ngo ab'Imana yadushinze babeho, burya biba bivuye kuri iyo soko, la miséricorde infinie. Nta n'umwe tuvanguye aho uko byaba bimeze kose. Umuntu yavuga ko Vincent Paroti yari afite ari yerekwa, kuko ibintu yavuze nyabutatu y'ibikorwa, kubyutsa ukwemera mu bantu, kwenyegeza igicaniro cy'urukundo no kwamamaza impuhwe z'Imana, yabivuze mu gihe cye, ariko tukabona muri igihe ariho byari bikenewe cyane. Ese muri icyo gihe ukwemera kwari kugeze cyane cyane ko muri icyo gihe cyabo wabonaga mu gihe cy'abamisiyoneri ngira ngo bazaga mu bihugu bitandukanye kwamamaza. Ese naho yabonaga
ukwemera kugenda gukendera cyangwa se yari afite iyo yerekwa y'ibintu biri imbere? ya burya tujya tuvuga mu kiliziya ko ibintu ko ibihe bihora bisimburana iteka, nibyo burya tubaho, ibintu bimwe bikaza bikongera bigasubiraho bikongera bikagaruka. Icyo gihe cye nacyo harimo ikibazo gikomeye cyane cy'ukwemera. Urabona uburayi bwari bumaze kugira inganda nyinshi, abantu bamaze gukira, abantu batangiye no kuvuga ko Imana nta kintu bamariye. Abantu bari batangiye kubona ko gusenga nta gaciro bifite, ndetse ugasanga batabiha agaciro cyane. Urumva icyo gihe cye nacyo cyari igihe cy'uburwayi, ariko ho n'abarwanya ukwemera bareruraga bakaburwanya ku mugaragaro. Ubu ngubu rero navuga ko yanarebaga kure, wa mugani wawe yanerekagwa, yanabonaga n'ibizatubaho. Ubu sinzi niba mujya mubona ko ibyo Bikira Mariya yatubwiye ari ukuri. Ubu ntabwo ubuhakanyi buza gutya buri nakwita mu buryo buri aggressive. Ubuhakanyi bw'iki gihe buza mu mayeri menshi cyane. Twatubyino twiza abantu birirwa batamba, ariko muri two utasuzumye neza ugasanga hahishemo urubori rumwe rusenya ukwemera. Aya masloga abantu bagenda bavuga, ugasanga abantu bahimbye navuga sloga runaka bagenda baririmba bavuga ngo burya hari ibintu tujya tuvuga ukumva umuntu aravuze ngo ni ibisanzwe nko mu misa ya mbere. Burya biriya bintu n'abajene barabiririmba niki, burya mu mitwe y'abantu habahinjiramo iki, abahingiramo ko misa ya mbere nta gishya kirimo, ko mbese iyo ugiye mu misa nta kintu uri bukuremo gishya. Ni ukuvuga ngo ukwemera na kubuhakanyi buza mu mayeri cyane, kandi ubu ngubu ni nawo muvuno mushya wa Sekibi, kudushuka akoresheje utugambo turyohereye n'ibintu tubona ko nta kintu bitwaye, akatubeshya natwe tukabyemera. Biriya rero ubu ngubu icyo duhamagarirwa n'icyo umubyeyi wacu yasize adusabye, ni ukumenya ayo mayeri yose ya Sekibi, ni ukumenya iyo mivuno mishya yose ya Sekibi. Akenshi iza yitwikiriye umwambaro w'icyiza, kandi muri yo harimo ibibi cyane bisenya kandi bituma abantu bamererwa nabi. Twizihije mwaka ushize y'imyaka 50. Ndabyizeye ko wabaye umwanya wo gusubiza amaso inyuma kugira ngo murebe uko umuryango muhagarariye muri aka karere uhagaze. Haba hari ibibazo byihariye cyangwa musangiye n'izindi kiliziya ku isi mwasanze birimo? Ese haba hari ingamba mwafashe kugira ngo mu myaka 50 iri imbere umuryango uzaba uhagaze neza? Urakoze. Nibyo, ibibire twarayizihije kandi twayizihije neza, n'Imana yaduhereyemo imigisha myinshi cyane. Burya umuryango nyine ni ikinyabuzima kuko kiba mu muryango burimo nyine abantu, kandi burya ahari abantu ntihabura ibibazo, ntihabura navuga ibidutega n'ibindi. Muri rusange umuryango wacu twarawusuzumye dusanga wifashe neza, kuko kugeza ubu ngubu abitabira umuhamagaro mu muryango wacu ni benshi kandi ni beza. Nibyo ngo nta masaka aburamo urumamfu, ntabwo tuburamo rimwe na rimwe uko bigira gutya, kuri bamwe bikanga, kuri uyu bikanga cyangwa kuri uriya bikanga, ariko iteka ryose tugahora duharanira yuko umuryango wagirwa koko n'abasaseredoti n'abafurere n'abarayi bazi icyo bakora, kandi bazi intego y'umuryango wacu, bazi aho tuva n'aho tugera. Twarisuzumye rero bihagije, dusanga muri rusange duhagaze neza, ubutumwa buragenda neza, aho dukorera ubutumwa hariyongereye, n'amakominote dukoreramo ingo zacu zariyongereye, ku buryo usanga ibintu rwose
ni byiza kandi tubikesha Imana. Naho utubazo tugenda duhura natwo simbyite n'ibibazo cyane biremereye, ahubwo njye ngira ngo ni uburyo Imana idushyiriraho urukiramende kugira ngo tubashe gusimbuka harehare harushaho. Ntiduhore turi abana basimbuka mu kametero muri santimetero 50, ahubwo uko tugenda dukura ibyo abandi babona ari ibibazo twe tubona ari urukiramende dushyizwe imbere ngo twongere twige gusimbuka kurushaho. Izo nkiramende rero zirahari, nko kubona ubushobozi buhagije bwo gukora ubutumwa mu buryo tubyifuzamo. Niyo mpamvu mubona tugenda dukora imishinga itandukanye, uriya ni ukugira ngo tugwize ubushobozi bwo gukora ubutumwa bwacu. Tugenda tugira inkiramende zitandukanye, nk'urukiramende bya bindi nababwiraga rw'imigenzo mbonezamana na mbonezamupfura yakendereye muri iyi si yacu, tukavuga ngo iyi si twakora gute kugira ngo tuyongeremo uwo musemburo w'imigenzo myiza, kandi iyo migenzo myiza igomba kubanza kuduturukamo. Ugasanga ni urukiramende rurerure tugomba gusimbuka. Twavuze ku kwemera kugenda gusa nkaho kugabanuka cyangwa se gusa nkaho kutafite ireme cyane mu bantu. Ubwo urumva uhora badushyiriraho n'urwo rukiramende rwo kuvuga ngo nimukore mwongere mwegere Imana cyane, mwongere murushaho kwegera Imana, maze mubashe gusimbuka urukiramende rwa rundi rwo kwemera guhamye, mwereke n'abandi uko barusimbuka, hanyuma dukomeze dutere imbere tugana ijuru ry'Imana. Hari no mu zindi domene, mu zindi nkike zose zigize ubuzima bwacu, hagiye harimo nyine izo nkiramende tugomba gusimbuka. Abazi ururimi rw'Igifaransa navuga ni defi tugomba gusurimonta, cyangwa se the challenges we have to face. Mwasanze umuryango uhagaze neza, turabyishimiye natwe. Ejo rero nk'uko mwabikomojeho mu ntangiriro, twizihizaga Mutagatifu Viseni Paruti. Mutagatifu Viseni Paruti, twibwira ko mwari mufite ubutumwa bwihariye mwagenera abavandimwe musangiye umuryango ndetse n'abakristu bari hirya no hino mu maparuwasi yaragijwe abaparutini. Ndumva ari umwanya mwabageza ubwo butumwa, cyane cyane ko muri paruwasi ya Gikondo tuzagira umwanya wihariye kwizihiza Mutagatifu Viseni Paruti ku cyumweru gitaha. Iki cyumweru rero cyose ngira ngo ni umwanya wihariye wo kongera guha ubwo butumwa abavandimwe musangiye ubwo butumwa mu maparuwasi atandukanye no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu Bubiligi, ndetse n'abakristu biragije Mutagatifu Viseni Paruti. Urumva umunsi w'ejo wadusanze mu cyumweru cy'ubumwe bw'abakristu, ndetse biba byiza cyane kubera ko urumva Mutagatifu Viseni Paruti yahananiraga ko abakristu aho bari hose bakunga ubumwe. Ejo rero umunsi wadusanze muri icyo cyumweru bituma tuvuga cyane ku byerekeranye nanone n'umukoro twahawe n'umubyeyi wacu wo guhuza cyangwa se wo guharanira ko abakristo bunga ubumwe. Mutagatifu Viseni Paruti yajyaga avuga ngo birambabaza cyane iyo mbona uburyo abakristo bacitsemo ibice, iyo mbona uburyo abakristo bagenda bicamo ibice, nk'aho kristo bakurikiye nawe aciyemo ibice. Akibaza ikibazo gikomeye cyane, niba kristo dukurikiye adaciyemo ibice, ari umubiri umwe, kuki abamukurikiye bacikamo ibice? Akavuga rero ngo mujye muhora musenga abana banjye kugira ngo abakristo bunga ubumwe, abatazi Imana n'abataramenye ubukristo batazajya baduseka ngo dore abamukurikiye uko babaho. Murumva rero tuba turi mu ntambwe nziza z'umurage w'ubumwe umubyeyi wacu yadusigiye. Nabibukije kandi nanjye myiyibutsa, mbibutsa ko mu bintu twarazwe n'umubyeyi wacu ari urukundo rutagira umupaka. Nkibutsa abavandimwe gukunda nta buryarya,
gukunda bose ntacyo dushingiyeho, nta mupaka n'umwe, nongere mbisubiremo. Ntukunda umuntu kubera ubwoko bwe, ntukunda umuntu kubera umuryango avukamo, ntukunda umuntu kuko muhuje isura cyangwa indeshyo, umukundira ko ari umwana w'Imana, nawe ukaba uri umwana w'Imana, mukaba mugomba kubaho muri urwo rukundo rwa kivandimwe. Nta mupaka n'umwe, nta n'umupaka w'igihe wagombye kubaho ukavuga ngo ejo nzakunda ejo nange. Oya, umurage twahawe n'umubyeyi n'uwo, c'est l'amour infini, infinite love, gukunda bizira imbibi. Gukunda bizira imbibi, gukunda bizira umupaka, gukunda bidashingira ku moko, gukunda bitagira igihe, ni ubutumwa bukomeye. Ijambo rya nyuma mu gusoza, nyakubahwa Padiri, wenda mwagenera abakristu bitajyanye n'ikibazo nababajije. Ntabwo ari irya nyuma kuko nzahora mbibutsa nzahora nibutsa ko Imana ari urukundo, kandi natwe twifuza gusa n'Imana. Nzahora nibutsa ko Imana ari inyembabazi, kandi natwe duhamagarirwa kugira imbabazi, duhamagarirwa kubaho muri ubwo buzima Imana idukunda. Ikindi nabibutsa bakristo, babyeyi, inshuti, bavandimwe, twaremewe kuzajya mu ijuru, kandi inzira ijya mu ijuru turayizi, ni Yezu Kristo n'ijambo yadusigiye. Nimuze inzira ijya mu ijuru tuyihate ibirenge tutananirwa. Simbivuge gutya ariko ngo mugire ngo kujya mu ijuru ni ukujyayo udapfuye cyangwa utabayeho neza muri iyi si. Kujya mu ijuru ni ukwifuza kubaho neza, kandi bajya mu ijuru baba baranabayeho neza muri iyi si. Kubaho neza muri iyi si rero ni ukubaho ubana n'Imana, ni ukubaho ubana neza n'abo Imana yaguhaye ubu n'iteka ryose. Amen. Murakoze nyakubahwa Padiri, uko maze kubyumva, abatagatifu twiragiza, abatagatifu twahawe, abatagatifu twitiriwe, bafite uruhare rwinshi runini rukomeye mu buzima bwacu bwa gikristo. Tujye twiyambaza kandi tujye tuzirikana ko no guhitamo ayo mazina ngene ku babyeyi n'abashaka kubatizwa bakuze, bajye bazirikana ko bagiye guhitamo abantu bazaje bareberaho. Twifurije rero mwese abadukurikiranaga kurangwa n'ubwo buzima bw'abatagatifu twahisemo no kugerageza gutera ikirenge cyacu mu cyabo. Dushimira kandi Padiri umukuru w'umuryango wa Parutini wadufashije kunyurwa no gusobanukirwa biruseho impamvu y'abatagatifu muri Kiliziya ndetse n'ubutumwa abareki bafite muri Kiliziya. Twifuje rero gukomeza kubana natwe mu biganiro bizagenda tubagezaho, kandi dukomeza kubasaba gukomeza kuduha ibitekerezo byanyu uko ni ingirakamaro kugira ngo dushobore kujya twuzuzanya, kubakana kandi dufatanya gukomeza guhata ibirenge byacu mu nzira igana ijuru. Ijuru irakorerwa mu bikorwa binyuranye by'urukundo, kwitagatifuza buri munsi. Nta mupaka bigira, nta gihe ntarengwa bigira bigarukira. Twese rero duhamagariwe gukomeza kugana iyo nzira igana ijuru nk'uko Padiri abidusabye, tuyihate ibirenge tuzirikana ko ariko bidusaba nanone kugira ibyo twigomwa. Murakoze.